tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana turiho tuganira kuri Zaburi ya 23 n'iya 24. Mu kanya ngiye kukuganiriza kuri Zaburi ya 25 n'iya 26. Nyemerera mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi banze mire ku mazi gato ubundi ngaruke dutangira ikiganiro cyacu. Imana iguha umugisha kugera utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imani hafi cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka ntangire nkubwira ko iyi Zaburi ya 25 itugejeje ku yindi ngingo nshya. Itangiye ikindi cyiciro cya Zaburi 15 zifatanyirije hamwe uhereye kuri Zaburi ya 25 ukagera kuri Zaburi ya 39. Muri izi Zaburi batubwiramo nanone ubuzima bwa Dawidi, ariko kandi zigasa naho zitubwira ku Bisirayeli bazasigara muri cya gihe cy'umubabaro ukomeye uzabaho. Zaburi twamaze kwiga zishobora gushyirwa mu buvanganzo bw'amakinamico, ariko Zaburi 15 zikurikira zirihariye. Navuga ko zireba umuntu ku giti cye kandi zifite ubutumwa bwiza cyane bufite akamaro ku buzima bwacu muri iki gihe. Izi Zaburi nanone tugezeho zishobora gukoreshwa mu kahise, akubu no mu hazaza. Zimwe muri izi Zaburi tugezeho ntabwo zizwi na benshi, ariko zihatse byinshi. Tuzaganira ibice by'ingenzi biri muri izi Zaburi, ariko ndakubwiza ukuri ko harimo n'ibindi byinshi byo kwiga. Inshuro nyinshi nakunze kuba ndi mu rugo ndi jyenyine nkumva nigunze, nakunze gusoma igitabo cya Zaburi, cyane cyane nkasoma iki cyiciro cya Zaburi tugezemo kuko kivuga ko ubuzima bw'umuntu uri mu kaga. Izi Zaburi nanone zirimo igice cy'ubuhanuzi aho zivuga ku mubabaro uzaba kubizera bazasigara muri Isirayeli mu gihe cy'imperuka y'isi. Ariko nanone izi Zaburi zerekana neza ko ababera bazashikama kandi bagakomera muri ibyo bihe. Noneho rero reka dusomere hamwe muri Zaburi ya 25 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo Uwiteka ni wowe ncurira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Iri ni isengesho ryerekana uburyo Dawidi yisungaga Imana. Umunsi umwe rero Isirayeli zinjira mu bihe nk'ibi. Hazagera igihe Isirayeli ibone ko nta handi hantu bakwisunga atari ku Mana yabo. Kandi natwe ni byiza ko tugera kuri uru rwego rwo kwisunga Imana muri byose. Igihe Dawidi yavugaga ngo Uwiteka ni we ncurira umutima, iri ni ryari ijwi rye ry'umuhogo, ahubwo ryari ijwi ry'umutima we. Haleluya. Dawidi yakomeje avuga ngo Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Nshuti yanjye, mbese waba warigeze kuba mu gihe nk'iki aho ubona ubuzima bwawe uriho utsindwa muri byose aho gutsinda, ukumva ntacyo ufite cyo gukora? Mu gihe nk'icyo Dawidi yaravuze ngo abanzi banjye be kunyishima hejuru. Mbega isengesho ryiza! Mbese nawe nuko nguko ujya usenga? Muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 3 haravuga ngo siko bizaba, mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Noneho ndagira ngo wumve iki cyifuzo gikurikira. Turasoma muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 4 haravuga ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Hariho inzira ebyiri umuntu anyuramo. Ashobora kunyura mu nzira y'Imana cyangwa akanyura mu nzira ye bwite. Imana yaduhaye amahitamo. Dushobora kunyura mu nzira twihitiyemo. Nk'uko mu Migani igice cya 14 ku murongo wa 12 havuga ngo hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Mbega ukuntu ari byiza kwisunga Imana ukayisaba kukwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 5 haravuga ngo unyobore kubw'umurava wawe unyigishe, kuko ari we Imana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira.
umwanditsi wa Zaburi ya 25 yatakiye Imana ngo imwereke inzira akwiye kunyuramo kandi ngo imwigishe iby'iyo nzira. Muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 6 aravuga ngo, Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byahozeho kera hose. Umwanditsi wa Zaburi ntabwo avuga gusa ku kugira neza kw'Imana, ahubwo avuga no ku rukundo rwayo. Bijya bingora gutandukanya urukundo rw'Imana no kugira neza kwayo, ariko ntekereza ko iby'akana kamwe k'agakobwa ko muri Sunday School kigeze kuvuga byaba ari byo. Ako kana karavuze ngo, iyo usabye mama umugati usize Blue Band akawuguha aba akugiriye neza, ariko iyo awuguhaye akawugusigiraho na Blue Band utabanje kubimusaba aba akweretse urukundo. Reka nongere nsubiremo uru rugero. Iyo usabye mama umugati usize Blue Band akawuguha aba akugiriye neza, ariko iyo awuguhaye akawugusigiraho na Blue Band utabanje kubimusaba aba akweretse urukundo. Sinzi ubundi buryo nshobora gusobanura itandukaniro riri hagati y'urukundo rw'Imana no kugira neza kwayo. Dawidi yavuze ibi ngibi ubwo yari mu bibazo, kandi uko niko bizamerera Abisirayeli bazasigara mu bihe by'umubabaro ugiye kuza. Kandi nanone ibi biratureba twebwe ab'iki gihe. Ibyari byiza rero kubera bakera nibyo bizaba byiza kubera abo mu bihe bizaza no kuri twebwe abera bo muri iki gihe. Ntabwo nzi ukuntu umuntu yasoma Zaburi akiga urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ntabona umugambi Imana ifitiye Isirayeli muri ejo hazaza. Gusa uyu munsi Imana ntiri gukorana n'ubu bwoko bwayo, kuko tuzi neza ko no muri Isirayeli muri iki gihe hari intambara z'urudaca. Muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 7 ijambo ry'Imana riravuga ngo, ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri aba ari kunyibuka kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Dawidi ntabwo yasabye Imana kumwibuka kubw'ineza n'urukundo rwayo gusa, ahubwo yasabye Imana no kugira icyo yibagirwa. Dawidi yaravuze ngo, ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye ubyibagirwe. Nuko asaba Imana kumugirira neza no kumubabarira. Imana ni nziza kuri izi ngingo zose. Uyu munsi igufitiye ibikwiye, kandi nanjye ifite ibyo yansigarije. Ntabwo nkuzi inshuti yanjye, ariko jyewe nakubwira ko nkeneye imbabazi nyinshi no kugirirwa neza n'Imana. Muri Zaburi ya 23 ku murongo wa 6 niho havuga ngo, ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Radio Samirana, 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 Usemera, Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana,
gice cya kabiri cy'iyi zaburi ya 25 Dawidi yerekana uburyo yizeraga Imana kandi akayiringira. Reka dukomeze gusoma muri zaburi ya 25 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Kugira neza kw'Imana, urukundo rwayo no gukiranuka kwayo bibonekera mu buryo yatanze agakiza ku bwawe nanjye. Muri zaburi ya 25 ku murongo wa 11 yaravuga ngo Uwiteka kubw'izina ryawe mbabarira gukiranirwa kwanjye kurakomeye. Imana yatubabariye kuko Kristo yaje kudushaka, ntabwo ari twe twamushatse. Jye nawe ntitwari dukwiye kubabarirwa. Tuzi neza ko Imana yababariye Dawidi, kandi nitwizera Yesu Kristo nawe azatubabarira. Umugabo umwe utizera yasanze Vernon McGee maze aramubaza ngo kuki Imana yatoranyije umugabo nka Dawidi wari umunyabyaha bikomeye. Vernon McGee aramubwira ngo aho niho jye nawe tugomba gukomerezwa cyane, kuko niba Imana yarababariye Dawidi bisobanuye ko hari n'amahirwe menshi yuko yababarira jyewe nawe. Igihe yariho ibwira ubwoko bwayo ku bizababaho mu hazaza, Imana yabwiye Isirayeli muri Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 34 ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Muri zaburi ya 25 ku murongo wa 14 yaravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Uyu munsi uzabona ko hari abantu bamwe bahorana ibibazo kugeza naho bibaza ku gakiza kabo. Ntabwo basobanukirwa ibi na biriya, barasoma umurongo ntibumve icyo uvuze kandi ntibamenye n'impamvu Imana ikora ibi na biriya. Kutamenya kwabo bituma bamera nk'abari mu nzira y'urupfu, kuko bahora bibaza byinshi gusa. Ariko ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa bamwubaha. Iyo tugendanye n'Uwiteka ntabwo tuba dukwiye kwibaza ibibazo, ahubwo tumwerekezaho amaboko yacu. Vernon McGee avuga ko yakundaga gutembera n'umukobwa we. Umukobwa we yari nk'agakarito kuzuyemo ibibazo byinshi, kuko yakundaga kubaza se buri kintu cyose. Nuko igihe kimwe amaze gukura bivaho ngo ibibazo yari afite birashira. Uyu mukobwa wa McGee ngo yatangiye kujya yemera buri kintu cyose abona ko ari ukuri, ntakigireho ikibazo kundi. Ntekereza ko natwe benshi muri twebwe dukeneye gukura tugashyira buri kibazo cyose twibaza mu biganza by'Uwiteka. Tugeze noneho ku musozo w'izaburi ya 25 aho bongera kutubwira nanone ku kaga kazaba kuri Isirayeli mu gihe cy'umubabaro ukomeye. Turasoma muri zaburi ya 25 guhera ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka, kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Unkebuke umbabarire, kuko ntagira shinge na rugero nkababara. Imibabaro y'umutima wanjye yoroshye, nuko unkure mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Mbega ukuntu ari isengesho ryiza ku Bisirayeli babizerwa bazasigara mu gihe cy'amakuba akomeye kigiye kuza. Nanone kandi iri ni isengesho ryiza kuri jye nawe mu gihe twaba turi mu makuba. Muri zaburi ya 25 ku murongo wa 18 yaravuga ngo reba umubabaro wanjye n'imiruho, unkureho ibyaha byanjye byose. Mu gihe turi mu bibazo tugomba gusanga Imana tukayisaba imbabazi. Muri zaburi ya 25 guhera ku murongo wa 19 kugera ku wa 21 yaravuga ngo reba abanzi banjye ni benshi kandi banyanga urwango rw'inkazi. Rinda umutima wanjye unkize, ne gukorwa n'isoni kuko nguhungiyeho. Gukiranuka no gutungana binyize kuko ngutegereza. Noneho umurongo ukurikiyeho uvuga ku musozo w'izaburi ya 25. Turasoma muri zaburi ya 25 ku murongo wa 22 haravuga ngo Mana cungura Abisirayeli, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Ngira ngo urabona ko ari isengesho ryiza cyane. Ubwa mbere rivuga kuri Isirayeli, hanyuma rikavuga ku mubabaro ukomeye ugiye kuza mu isi. Twese abana b'Imana dufite ibibazo duhura nabyo muri iyi si. Iri rero ni isengesho tugomba gusenga mu bihe nk'ibi ngibi, tukavuga ngo o Mana ducungure, dukure mu byago byose. Mu myaka yashize umugabo umwe w'umudiyakoni yarahagurutse avuga umurongo umwe ukunda kumufasha. Uwo murongo wakundaga kumufasha uvuga ngo bigiye kurangira. Akimara kuvuga gutyo buri wese mu iteraniro yaratangaye. Nuko umuvugabutumwa aravuga ngo bese ni gute uwo murongo ugufasha? Nuko wa mudiyakoni aravuga ngo iyo ngeze mu bibazo mfata Bibiliya yanjye hanyuma nkasoma ngo bigiye kurangira, maze nkashima Imana ku bibazo narindimo bigiye kurangira, kuko bitaza ari ibibazo bihoraho. Mu by'ukuri aya magambo turiho dusoma ntasobanura neza iby'uru rugero rw'umudiyakoni ntanzi, ariko ahisha ukuri kw'ibyanditswe.
kandi avuga neza ibiri muri iyi zaburi ya 25, aho igira iti: Mana, cungura Abisirayeli, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Ndabizi neza ko ubona yuko aya magambo ari aya Isirayeli gusa, ariko nawe ushobora kuyakoresha mu isengesho ryawe mu gihe uri mu bibazo. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Twinjiye muri zaburi ya 26. Muri iyi zaburi ya 26, Dawidi aba ari asaba Imana imbabazi, kandi koko Dawidi yari umunyabyaha ukomeye. Ariko muri iyi zaburi ya 26, Dawidi avuga ku gukiranuka kwe. Ntabwo nzi ibyawe, ariko nzi yuko nanjye mfite gukiranuka kandi gutunganye rwose. Ariko ko gukiranuka ntabwo ari ukwa parfait ntamvutsa. Mu Bakorino ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 30 haravuga ngo: Niyibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Kristo yambere gukiranuka, ambera n'agakiza, kandi mpagaze nuzuye muri we, kuko nemewe nk'umwana ukundwa. Haleluya! Ubu ni bwo busobanuro bwo gusenga mu izina rya Yesu. Ni ukwerekana umurimo yakoze, ni ukuvuga ko ari we wenyine ukwiriye, kandi ko ari we twiyambaza. Muri zaburi ya 26 ku murongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo: Uwiteka uncira urubanza, kuko gukiranuka kwanjye ariko ngenderamo, kandi niringira Uwiteka ntashidikanya. Uwiteka unyitegereze ungerageze, gerageza umutima wanjye n'ubwenge bwanjye. Iyi zaburi ya 26 ni imwe muri zaburi nziza zivuga ku myifatire ya Dawidi. Dawidi yakoze icyaha gikomeye, ariko Dawidi ntabwo yakomeje kwijandika muri icyo cyaha. Icyaha Dawidi yakoze inshuro imwe gusa. Umwami w'i Babuloni yagikoraga buri munsi. Icyaha cya Dawidi cyabaye nk'akazinga gato cyane kaboneka ku ishati y'umweru, kuko ubuzima busigaye bwa Dawidi nyuma yo gucumura bwahise buba bwiza cyane imbere y'Imana. Dawidi yahise aba igipimo ngenderwaho ku bami bose bo muri Isirayeli. Umwami wese wa Isirayeli Uwiteka yavugaga ko ari mwiza cyangwa ari mubi, amugereranyije na sekuruza we Dawidi. Niba rero Dawidi yarabaye igipimo cy'imyitwarire y'abami bose ba Isirayeli, bisobanura ko Imana yamwemeye nk'umwami wa mbere mwiza muri Isirayeli. Iyi zaburi ya 26 itwibutsa zaburi ya mbere. Ndagira ngo wumve uko ivuga, igira iti: Uwiteka uncira urubanza, kuko gukiranuka kwanjye ariko ngenderamo, kandi niringira Uwiteka ntashidikanya. Kwizera Uwiteka kwa Dawidi niko kwatumye ataguma mu cyaha. Ntabwo yabitewe n'uko yari akomeye, kuko nawe ubwe yari azi neza ko adakomeye, ahubwo yari azi ko niyizera Imana, Imana izamubabarira kandi ikamukomeza. Muri zaburi ya 26 guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5 haravuga ngo: Kuko imbabazi zawe nzireba mu maso yanjye, kandi ngendera mu murava wawe. Sinicarana n'abatagira umumaro, kandi sinzagenderera indyarya. Nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Iyi zaburi ya 26 isa neza cyane na zaburi ya mbere. Dawidi yaravuze ngo: ngendera mu murava wawe. Iyi ni interuro y'ukuri. Zaburi ya mbere yerekana interuro igira iti: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo sinicarana n'abatagira umumaro, kandi ngo sinzagenderera indyarya. Dawidi ntabwo yicaranaga n'abanyabyaha, nk'uko na zaburi ya mbere bivuga neza ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Muri zaburi ya 26 ku murongo wa 6 aravuga ngo:
nzakaraba ntafite igicumuro, niko nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka. Uwizera wese agomba kurangwa n'imyitwarire myiza. Mbega ukuntu iyi Zaburi ya 26 byerekana neza. Ntekereza ko impamvu Zaburi nk'izi zitazwi n'abantu benshi ari ukubera yuko zivuga cyane ku buzima bw'umuntu bushimisha Imana, kandi tukaba tuzi ko muri iki gihe abantu benshi batariho bashaka kubaho ubu buzima. Amagambo nk'aya rero ni bake bakeneye kuyumva. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemberera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 Usemberera. Sambirana, Sambirana, Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Zaburi ya 26 ku murongo wa 12 aravuga ngo, ikirenge cyanjye gihagaze aharinganiye, mu materaniro nzashimiramo Uwiteka. Ngo ikirenge cyanjye gihagaze aharinganiye. Ibi bisobanura ko Dawidi yarahagaze neza, yarashinze ibirenge bye ku rutare. Aharinganiye bisobanura gushyira ibirenge muri Kristo. Iyo uhagaze ku mugongo w'umusozi uba ufite amahirwe menshi yo guhanuka hasi. Abakristo benshi muri iki gihe bahagaze ku mugongo w'umusozi, bari ahantu hacuramye, bariho barakina n'umwanzi, bariho baramwiyegereza. Ibi binyibutsa umuhungu muto wari uhagaze mu gikari cy'inzu y'iwabo, nuko nyina yumva urusaku mu gikoni, maze arabaza ngo, Willy, uri he? Wa muhungu aravuga ngo, ndi mu gikoni. Nyina aramubaza ngo, uri kuhakora iki? Wa muhungu aramusubiza ngo, ndi kurwana n'ikigeragezo. Urumva ko uwo utari umwanya Willy yari akwiye kubamo. Abakristo benshi rero muri iki gihe babayeho ubuzima nk'ubu, aho usanga bakinisha icyaha. Igihe kimwe umwe mu bakunzi b'ikiganiro cyacu Tumenye Bibiliya yaratwandikiye adusaba kumugira inama. Uyu mugore yatubwiye ukuntu umugabo we yapfuye, nuko ngo inshuti magara y'umugabo we atangira kwita kuri wa mugore wa nyakwigendera. Bitewe nuko bahuraga kenshi,
buri wese yatangiye kwiyumvamo mugenzi we kugeza aho wa mugore bimunanira kwihangana, maze yandikira abo mu kiganiro cyacu tumenye Bibiliya. Mu gisubizo twamuhaye twaramubwiye ngo uri mu nzu iri gushya, gerageza usimbuke cyane uko ushoboye kandi ubikore wihuse. Twamugiriye inama yo kuva muri uwo mujyi akajya gutura ahandi. Nyuma y'ibyumweru 2 wa mugore yongeye kutwandikira atubwira ko yumviye inama yacu akimukira mu wundi mujyi. Ibaruwa ye yaravugaga ngo ndabizi neza ko iyo nguma muri uriya mujyi nari kwisanga mu rukundo rw'inshuti magara y'umugabo wanjye. Nshuti yanjye, ni byiza gushinga ibirenge byawe aharinganiye. None se wowe waba uhagaze hehe uyu munsi? Impamvu abantu benshi muri iki gihe bariho barwana n'ikigeragezo nuko badahagaze ahantu nyaho, bari mu gikoni nka wa muhungu muto witwa Willy. Ndiyo soza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nagira ngo mfashe umuvandimwe waba wagifatiye hagati twatangiye, mubwire gato ku nshamake y'ibyo twaganiriye. Nshuti yanjye, twabonye yuko nta kintu na kimwe Imana igusaba atari umutima uciye bugufi kandi wihana. Umenye ko byose Kristo yabirangije. Icyo usigaje ni ukwemera ko uri umunyabyaha, hanyuma ukizera igikorwa Yesu Kristo yagukoreye ku musaraba. Niwatuza n'akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, uzakizwa ibyaha byawe. Reka dusenge. Ushimwe Mana ko mu mwana wawe Yesu ariho twababariwe. Saba uyu muvandimwe wateze amatwi ikiganiro ngo yizere icyo uri uvugana nawe muri kano kanya, maze ahinduke umwana w'Imana, yinjure mu busabane bushya na Yesu Kristo. Birashoboka ko yaba ari watekereza ko yakubabaje kenshi kandi ko ibyaha bye bikomeye, ariko uyu munsi musange umubwire ko witeguye kumwakira uko yaba ameze kose mu gihe cyose akwizeye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti, wakoze gukurikirana ikiganiro tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha nzakuganiriza kuri Zaburi ya 27 n'iya 28. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.